TV mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, abantu muri hafi na kure, hanze y'igihugu, mu gihugu mwe imbere, mwese mwiyumvemo ikaze, muri mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku munsi, isaha ku isaha, mwiyumvemo ikaze, mbahaye ikaze ku Cyizere TV mukumva ijambo ry'Imana. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana uyu munsi. Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo dusangire hamwe twumve ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana idushakaho. Reka dusenge rero kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana idukunda, Imana itubereye maso, Imana irwanikanisha, nshuti nziza, mubyeyi mwiza, murengezi w'ubugingo bwacu, turagushimiye amasaha nk'aya ngaya, turagushimiye twebwe ibiremwa byawe wiremeye, twebwe waronse mu bise by'amaraso ya Yesu. Mwami turagushimiye, twebwe twabyutse bikemera, turagushimiye abagabo n'abagore, abakobwa n'abasore. Mwami turagushimiye ko watwemereye Kristo ukatwongerera iminsi yo kubaho. Icyubahiro ni icyawe mukunzi mwiza. Si uko twari beza kuba twabyutse bikemera, si uko dukiranutse, si uko turi beza, ahubwo ni kubw'urukundo rwawe n'impuhwe zawe nyinshi udahwema kutugirira. Mwami icyubahiro ni icyawe rero mukunzi mwiza. Rero uyu munsi nyakubahwa Imana, reka uyu munsi uweze natwe ubwacu tugiye kumva ijambo ry'Imana. Reka twezwe n'amaraso ya Yesu yandi wamenekeye ku musaraba i Golgotha. Ayo maraso ya Yesu bariho dukuraho ibyaha, weze umubiri, weze ubugingo, kandi weze buri muntu wese, weze umugabo, weze umukobwa, weze umusore, weze umugore, mu izina rya Yesu Kristo. Utwejesha amaraso yawe yandi wamenekeye ku musaraba i Golgotha. Ayo ngayo dukora urubanza rw'ibyaha. Ukimara kutweza rero mukunzi mwiza, nuduhe gukomeza ijambo ryawe, kuko ijambo ry'Imana niyo nkomezi n'akabando, mu izina rya Yesu Kristo. Reka ijambo ry'Imana rikora imirimo n'ibitangaza ku bantu bose badukurikiye ku Cyizere TV. Ijambo twamaze kumenya neza yuko hajya habaho ijambo, ariko ijambo ry'Imana, ijambo rya nyiri ijambo ryatuzuye, ijambo ryaturemye, ijambo ribeshaho, ijambo rikora imirimo n'ibitangaza, iryo niryo tugiye kumva. Ijambo ry'Imana rihindura ibyanze guhinduka. Haleluya. Ijambo ryomora inguma, ijambo rimara umubabaro, ijambo ritanga umunezero, ijambo ritanga amahoro, adatangwa nuko abantu twariye neza, adatangwa nuko twabayeho neza. Ijambo rya nyiri ijambo niryo tugiye kumva muri aya masaha. Reka rero kora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu, kandi abantu badukurikiye reka bahabwe umugisha nawe. Nanjye ugiye kurivuga ntaba ari njyewe, reka mvuge mvugishijwe nawe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina yanjye ni ayandi, ni Muhongerwa Grace, ndi umubyeyi ushima Imana. Imana ibangiriye icyizere kugira ngo ntambutse ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana. Nubwo uba ari umwanya mutoya, ariko nta mwanya mutoya ujya ubaho ku ijambo ry'Imana. Kandi nubwo ijambo waba waryumvise mu gitondo ukaryumva mu isaha imwe, ukaryumvamo inshuro zirenga nubwo zaba ari 10, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rijya risiyaza. Ijambo ry'Imana rihora ari rishyashya igihe cyose. Ushobora no kuva no kuryumva saa 12 za mu gitondo, mu kanya saa 3 ukongera ukaryumva, saa 6 ukongera ukaryumva, wa murongo wa wundi. Ariko ijambo ry'Imana rihora ari ijambo. Ijambo ry'Imana ntirijya rihinduka. Ijambo ry'Imana ntirijya ricuyuka. Ijambo ry'Imana rihora ari rishyashya. Reka dusome muri uyu murongo, dusome muri Zaburi ya 8 niyo tugiye gusomaho, hanyuma tuyivugeho. Umwuka wera w'Imana wazajya arushaho kudusobanurira nk'uko bikwiriye, kuko twebwe abana b'abantu ntabwo twabasha gusobanura nk'uko ubusobanuro bumeze. Ariko umwuka wera ngo iyaje byose abigenza neza. Umwuka wera ngo iyaje arabisobanura. N'ahandi utasobanukiwe umwuka wera aragusobanurira. N'ahandi njyewe ntabasha gusobanura nk'uko bikwiriye, umwuka wera ngo iyaje. Umwuka wera niwe ujya usobanura ibintu bigasobanuka neza. Ndasaba rero kugira ngo umuntu wese uzajya wumva ijambo ry'Imana, umwuka wera azajya arisobanura nk'uko bikwiriye. Umwuka wera ajya amusobanura, kuko twebwe rega turi abantu. Twe turi abana b'abantu. Hari ibyo nshobora gusobanura nabi, ariko umwuka wera akabigorora. Mbasabiye kuzura umwuka wera w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana, nako kari agaciyemo, ibindi Yesu aduhana umugisha.
kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Ngo Uwiteka mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Uwiteka mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Izina ry'Imana ni ryiza mu isi yose. Ntabwo ari ukuvuga ngo rigira umupaka. Ni ukuvuga ngo izina ry'Imana ni ryiza mu isi yose, mu isi yiremeye, rihora ari ryiza, ntirijya ricuyuka, ntirijya risaza, ntirijya rihindurwa n'ibihe, ntirijya rihindurwa n'ibiciro, ntirijya rihindurwa n'uko warwaye. Izina ry'Uwiteka rihora ari rishyashya, rihora ari ryiza mu isi yose. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ntirijya rihindurwa n'uko ibiciro byazamutse, ntirijya rihindurwa n'uko waburaye, ntirijya rihindurwa n'uko ushonje. Izina ry'Imana rihora ari ryiza igihe cyose. Akanwa k'abana bato n'abonka wagahaye gukomeza imbaraga zawe. Haleluya, Imana ishimwe. Uyu murongo niwo ngira ngo tuvugeho cyane. Ngo akanwa k'abana batoya wagahaye gukomeza imbaraga, gukomeza imbaraga zawe. Akanwa k'abana batoya wagahaye gukomeza imbaraga zawe. Haleluya. Ngo akanwa, Imana yahaye akanwa k'abana batoya gukomeza imbaraga z'Imana. Imana idufashe, Imana ishimwe. Imana yabonye ibona ko n'abana batoya bakwiriye imbaraga. Twe turi abana b'Imana. Yabonye ko dukwiriye imbaraga. Yabonye ko muri iyi minsi dukwiriye imbaraga. Iduha ngo dukomeze imbaraga z'Imana. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Yaduhaye gukomeza imbaraga. Imana iguhaye gukomeza imbaraga mubyeyi. Imana iguhaye gukomeza. Imana iguhaye mugabo, musore, mukobwa, nshuti bavandimwe mudukurikiye, abakuru n'abatoya, abakomeye n'aboroheje. Dusaba Imana kugira ngo Imana iduhe imbaraga, dukomeze, dukomere. Iyo umuntu afite imbaraga z'Imana nta kimunyeganyeza. Iyo umuntu afite imbaraga z'Imana agendana nayo. Iyo umuntu afite imbaraga z'Imana arakomera, mu bigerageza agakomera, mu ntambara arwana agakomera, mu nzira anyuramo zose agakomera, kuko aba yakomejwe n'imbaraga, aba yakomejwe n'Imana. Yabonaga ko nta kindi kintu cyagukomeza usibye imbaraga z'Imana. Nubwo waba ufite amafaranga menshi ntago yagukomeza udafite imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana nizo zijya zikomeza abadakomeye bagakomera. Imana iduhe gukomera muri iyi minsi ya none, muri ubuzima unyuramo, muri ibi bihe. Imana iguhe gukomera mubyeyi, mupapa. Imana iguhe gukomera. Ntago nzi ibyo urwana nabyo, ntago nzi ibibazo ufite, ariko Uwiteka Imana warabizi, kuko ni Imana ireba, ikareba hiherereye, ikareba aho umwana w'umuntu atareba. Imana niyo ireba, ikareba ikibazo ufite, ikareba ikikugoye, ikareba igituma urara udasinziriye. Niba ari niyo nzara irabireba, ubwo bukene irabureba, kuri uko kwambara ubusa irabireba, kandi bifitiye igisubizo. Komera. Twebwe abana b'Imana, twebwe abana b'Imana, Imana yatoranyije, Imana yahamagaye. Haleluya. Abana batoya, abana batoya. Haleluya. Akanwa k'abana bato nabonka, ariko umva ijambo,
abana batoya ndetse n'abonka. Ubu tuba turimo twonka amabere y'Imana, turi abana batoya, turi abana b'Imana, tuba turimo twonka amabere y'Imana. Iyo twonse amabere y'Imana niho dukuramo imbaraga, niho dukuramo gukomera, niho dukuramo ubutware n'ubushobozi. Imana iguhe gukomera. Haleluya. Imana idukomeze gukomera imbaraga zawe ku mbaraga z'Imana. Iri jambo ryanesheje, kamusubira ngo uyu murongo muwumve neza, ngo akanwa k'abana batoya n'abonka wagahaye gukomeza imbaraga zawe, gutsindishiriza abanzi bawe. Akanwa k'abana batoya ndetse n'abonka, akanwa k'abana batoya ndetse n'abonka. Imana imenya ikamenya abana batoya, ikamenya n'abonka. Amashereka y'Imana, konka amashereka y'Imana. Dushobora kuba nse n'abana batoya bonka, abatubyara bakonka. Abana batoya, natwe turi abana batoya, turi abana b'Imana. Igihe cyose umubyeyi iyo yabyaye abana bagakura, numvise umugani umwe ngo nta rutugu ngo rukura ngo rusumbe ijosi. Nta mwana ujya ukura ngo asumbe umubyeyi, aruta umubyeyi. Igihe cyose umwana wavutse iyo ageze ku mubyeyi we, nubwo yaba ari umusaza, nubwo yaba ari umukecuru ugendera ku kabando, ahora ari umwana ku mubyeyi we. Natwe niko tumeze rero ku Mana. Nubwo waba uri umusaza ugendera ku kabando, uri umwana w'Imana. Nubwo uri umukecuru ugendera ku kabando ugenda ukukuza, ariko uri umwana w'Imana. Imana iguha imbaraga rero. Niyo mpamvu iji jambo ritubwiye ngo haleluya, ngo abana batoya ndetse n'abonka ngibaha ku mbaraga z'Imana. Haleluya. Dukomezwa n'imbaraga za Kristo. Haleluya. Uyu murongo ndumva unejeje, ndumva ufashije. Rero namwe nagira ngo mbafashishe uwo murongo. Ibindi Yesu aduhana umugisha, mukomere mu mwami, mukore mu byo muwo mwizeye. Uyu mwami ni umwami mwiza. Iyi Mana ni Imana nziza. Iyi Mana yacu ni rudatetereza abayisunze. Imana imenya ko tudafite n'imbaraga, ikavuga ngo iduha imbaraga z'ibihe byose. Uzi ko hari umuririmbyi ngo ujye uririmba ngo mu gihe cyo gusenga, ngo amasengesho yacu ngo agera ku Mana, ngo ndetse ngo n'umwana mutoya ngo uzi gusenga Imana ngo ntabwo azagira ubwoba, ngo ahubwo ngo azafashwa no gusenga. Haleluya. Ngo ndetse n'umwana mutoya, ariko urakumva, ngo ndetse n'umwana mutoya ngo ntabwo azagira, ngo uzi gusenga ngo ntabwo azagira ubwoba, ngo ahubwo ngo azafashwa no gusenga. Niyo mpamvu haleluya, uyu muntu yari ari mu mwuka. Imana rero dushoboze tujye dufashwa no gusenga, kuko gusenga, amasengesho hari ibyo ahindura. Gusenga ni imibereho, gusenga nibwo buzima. Gusenga bijya byimura imisozi, gusenga bijya bikora imirimo n'ibitangaza, gusenga bijya bitanga umunezero. Haleluya. Ariko Mana warakoze.
Imana yarakoze, yo yashyizeho uyu murongo mwiza, Imana yarakoze. Uzi ko ujya wumva wabuze amahoro, wabuze ufite umubabaro, ariko umwuka wera akaza akakubwira ati soma aha, ibintu byose biri hano. Ya mahoro wabuze biri hano. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho, gusenga ni akabando, gusenga bibeshaho, gusenga byomora inguma bene da, gusenga bimara umubabaro, kandi nta sengesho ry'umunyagara ribaho, nta n'ujya usenga akina. Ni nako n'umuririmbyi, hari umuririmbyi wigeze kubiririmba ngo ntawe usenga akina. Uko wasenga kose Imana irumva. Ntukangwe ngo uri umunyantege nkeya, ntugakangwe ngo ntabwo uzi gusenga. Senga, kuko Imana yigera ibwira Gideyoni ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Nawe ukinasenga, jya usenga, usenga Imana muri bya bibazo byawe, muri za nzitane zawe, muri wa mubabaro wawe, muri bwa burwayi bwawe. Senga Imana, Imana irumva, kandi iyo imaze kumva irasubiza. Imana ijya yumva uri na wenyine, uri imbere y'uburiri bwawe. Senga Imana. Waba uri mu kivunge, waba ufite gurupe usengeramo, waba utayifite, Imana irakumva, kuko isengesho ni iry'umuntu ku giti cye. Senga. Imana iguha imbaraga zo gusenga muri iyi minsi, muri ibihe turimo. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Nyiringabo Imana, turagushimiye amasaha nk'aya ngaya, tugushimiye kubw'ijambo ryawe risohora mu matwi yacu. Reka iri jambo rikora imirimo n'ibitangaza ku badukurikiye ku Cyizere TV, kandi umugisha abantu bose badukurikiye. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana, umwuka wera w'Imana arushaho kurisobanura, kuko twebwe abana ntabwo twasobanura nk'uko bikwiriye. Ngaho komeza kubana natwe, komeza kutugirira neza, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.